ni gute dukwiriye gusenga isengesho ry'ubwami bw'Imana. Mbere y'uko Yesu ajya mu ijuru, yasize atweretse uko tugomba kujya dusenga. Yaratubwiye ati, bana banjye, nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Indyarya ngo zihagarara ku muhanda, mu masinagogi, mu nzira, kugira ngo zisenge abantu bose bazirebe. Ntugasenge kugira ngo abantu bose bakurebe. Yaravuze ati, ndababwira ukuri yuko abo basenga neza aribo bazagororerwa ingororano zo mu ijuru. Ngo nuzajya ujya gusenga, weweho nusenga ujye winjira mu nzu, banza ukinga urugi, uhereko usenge So mu ijuru mwihereranye. Usenge So mu ijuru mwihereranye. Jya mu cyumba cyawe ukinge. Jya mu cyumba cyawe ukinge wowe wenyine, wihererane na So mu ijuru. Niko Yesu atubwira. Niko Yesu atubwira. Wishaka kwisengesha nk'indyarya, uhagarare mu nzira gusenga kugira ngo abantu batubone tugaragare. Sibyo Yesu ashaka. Ahubwo ashaka ko dusenga twihereranye n'Imana, turi twenyine. Iryo sengesho ngo niryo Data wo mu ijuru akunda cyane. Ngo namwe nimusenge, uwo ni Yesu. Ngo namwe nimusenga ntimukavuga n'amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira. Ngo abapagani bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Ariko mwebwe nk'abana b'Imana ntimugasenge nkabo, kuko So mu ijuru azi ibyo mukeneye byose mutaramusaba. Ngo Data wo mu ijuru azi ibyo dukeneye byose tutarabimusaba. Nuko rero nimusenga musenge mutya. Nimusenga musenge mutya. Ngaho dusengere isengesho Yesu yadusigiye. Yaragize ati, Data wa twese uri mu ijuru. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ngo ngwiki, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amina. Iri ni ryo sengesho ryo mu bwami bw'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abaturimo imyenda. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amina. Ariko Yesu yongeyeho ikintu gikomeye, ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na So mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, namwe So mu ijuru ntazababarira ibyaha byanyu. Mubabarira abantu ibyaha babakoreye, kugira ngo na Data wo mu ijuru atubabarire ibyaha byacu.